umuntu nasambana n'umugore wundi usambanye na mukamugenzi we umusambanye n'umusambanyikazi ntibazabura kwicwa. Umugore amaze kugenda hari undi inshuti ye wari waranduye sida ambeshya ko yagiye gusenga muri Restoration Church bakamusengera agakira sida. Yari azi ko mbimuzi yuko ayirwaye ariko kubera ishyushyu y'imvitero kanyamuriro nari ngafite ndagenda ndavuga ni nanjye noneho uyu niwe tugiye gushakana. Arije wagiraga akaruru kumva biranze neza neza. Ubwo navuga ni ubwo uyu niwe twashakana tugakirizwa muri Restoration. Baterekera nuko bagiraga amayoga n'ibyo kurya bakabitereka ku ruhimbi nkaba umutekezi w'itabi cya papa nangiye kumenya ubwenge nzanuko navuganaga n'abagore wasanga banyifuza ndetse bagashaka kumfata ku ngufu nkiri n'umwana mutoya. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko uramubona nta kibazo na kimwe gihari. Ni Albert Niyonsaba, reka nkubwire ngo ibice dukurikiye byose uherereyemo muri mu Rwanda hanze y'u Rwanda, nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije guhundagazwaho ineza ya Nyagasani ndetse n'amahoro atangwa na Nyagasani. Uramutse rero tubicanye n'umusaza ngira ngo abenshi muramuzi twa Muzehe Fidel, tujya twumva ubuhamya bwe tukumva n'ibintu bidashoboka ariko tukamwegereye kujya tuganira n'umusaza ukubwira uti ngewe nari umupfumu mbivamo nanduye sida ndayikira kandi nanduye ku myaka myinshi cyane kabisa. Icyo navuga nabwira abantu nuko imyaka yose nabikoze nkiri umusore Imana yagiye ndengera nyandura mfite imyaka 55 kandi nabyo Imana iza kungirira neza bikurwaho kugeza izi saha umubiri wanjye ufite ubuzima buzima. Fidel tuguhaye ikaze. Bakoze mazina nindutiye Fidel nuko mu karere ka Rusizi ni umusaza ushima Yesu ko yangiriye neza. Yesu yarantabaye ampagakiza ankiza uburwayi bwa sida ankiza imivumo ya karande nshaka kugira ngo bamenyere tugarukeho aka kanya. Abantu bimenye bakiri muri za karande nikizitera imivumo rwose na karande byari byarakuzengereje byari byaranzengereje mu butamenya ayo je nari ngiyiziho ubwene ngiyiziho nukuva mu bwana bwanjye bambwiraga ko nazimushywe cyangwa se naganywe ibyo nari mbizi kuva ndi umwana muto. Mu dukurikiye utazi kuzimushywa cyangwa kwaganwa bisobanura iki? Kugira abazimu bo mu miryango baturuka mu mandwa no guterekera bakagendera mu busambanyi cyane cyane mu busambanyi nuko guterekera byarukuramya ibigirwamana. Yes, ngira ngo nari namaze kukubwira ko n'umusaza tugiye kuganira na Fidel ari umuntu Imana yagiriye neza ariko mbere yo kumugirira neza ngo imukize sida hari byo yabanje kwigaraguramo kugira ngo anandure ubwo ako gakoko gatera sida. Nuko byagenze yari umugabo kubwira uti nge narasambanaga cyane nabaga inzoga nyinshi nari umupfumu ibintu byinshi. Fidel rero twishyuze kuganira uno munsi niwe dufite kuri screen zacu ngira ngo mwamaze kubibona, reka tumuhe ikaze. Murakoze. Kubu ubuhamya bwanjye ni burebure ariko ndabucamo turavunagura mu magambo. Ye ni umuntu wavukiye muri karande z'imiryango z'ibisekuru byanjye. Nasanze baterekera uko nabasanze baterekera babandwa ibyo kubandwa by'imandwa byo nabyumvise hanyuma ariko baterekera narabibonye. Baterekera nuko bagiraga amayoga n'ibyo kurya bakabitereka ku ruhimbi nkaba umutekezi w'itabi
rya papa aho nagiye kumenya ubwenge. Watekeraga itabi rya papa? Agatekera itabi nkamushyiriraho igishirira kandi ngatumaguraho. Ngongera ngaterura inzoga aho nyitereka akaba ari yo buhazi no kusomaho nkaza nsoma kuri iyo nzoga. Sinagombaga kuyitura papa ntayisomyeho, sinagomba kuyitereka ndasomyeho. Ibyo rimandwa ni miterekero n'imandwa nabaga ningiyemo. Hari amagambo papa yajyaga avuga wenda atongera ko ibyo binaguhaye ukayumva? Amagambo atongeraga byonyine gusa byabaga uko ari je mfura ye kandi ari je mutware w'umuryango ngomba kumufasha mu mirimo. Wene nta bindi nabonaga gukora. Hanyuma ariko icyo nzi nuko twigeze guterekera mu ijoro ahantu naragiweho n'ibintu by'imyaku aho najyaga gukora muri Kongo nkamburwa ndetse n'umushahara ntibampembe. Nabangiye nk'ahantu nabangiye gutunda kimwe n'abandi nkamburirwa mu nzira abandi bagasohoza ibyabo. Papa ajya kunterekerera mu rutoki tuhatanga n'amasuka 2. Yakujyanye mu rutoki ajya kuguterekererayo? Tujyayo aramurika tuhatanga n'amasuka 2. Icyo gihe niba ubyibuka neza muri mu rutoki mu kukumurika yakoreshaga ayo magambo wumvaga avugana n'abantu yari wenyine na papa wawe gusa? Ibyo yavugaga yarashinganishaga. Yarashinganishaga kugira ngo bampe umugisha. Nanjye ngirire umugisha ngo nibaseke nibagasani nibatanga amahoro. Ibyo nabizi. Hanyuma rero aragutanze, amaze kugutanga agusabe no mugisha. Nyuma yaho izihe mpinduka watangiye kugenda wumva ziri kukubaho? Mpinduka zambereye uruzerero. Kuko icyo gihe ntiyarakibana na mama ahubwo yarafite indi shorekeye. Nkahora n'agahinda ko kutabugira mama nkagira data nkabona ko muka data mbangamiye. Ibyo byose nibyazaga kungirira neza ariko nabaga mfite agahinda ka mama. Nawe yabaga atanezerejwe nuko ndi umuhungu w'imfura agomba kuzungura papa azi ko nawe abyara abahungu, ashobora kubyara abahungu. Nubwo yabyaye umuhungu umwe ariko yarazi ko ari we ushobora kuzasimbura. Hanyuma rero maze kukumurika gutyo uramuritswe. Shaka noneho twinjiye muri cya gice wowe warabaye umupfumu kugira ngo utangire noneho inzira y'uko ugiye kwibera umupfumu. Urukumva kuzaye papa wawe ubikora ariko noneho ubayewe inzira yo kugira ngo bitangire neza nyirizina yatangiye ite? Watangiriye hehe? Wabitangiye ute? Mbere yo kuba umupfumu nagendagendanye n'abantu benshi baciye mu bapfumu, mbana n'abasirikare batandukanye barwanye intambara za Murere n'iza Sikaramu. Nkabona barafite ibintu bambara ku maboko cyangwa bakabifungira ku bibero by'impigi bavuga ko ari byo bibarinze. Ibyo ndabyibonera ndabimenya nifuza kubigeraho ariko nta kintu kimwe nakoreje muri byo kubera ubyo narifite. Kaza kubona n'abapfumu bakambwa bati icyaguha amahoro nuko warasagwa tukakurasagwa umuti runaka ukagira umugisha w'igikundiro mu kazi no mu bantu bose, ahubwo biransaza bintera igikundiro cyane cyane cy'abagore. N'abantu bose nzanuko navuganaga n'abagore wasanga banyifuza ndetse bagashaka kumfata ku ngufu nkiri n'umwana mutoya. Naje rero kumenya abagore cyane cyane mbinjiramo neza mfite imyaka 28 kugeza kuri 30 bigenderamo cyane. Nza kugera mu mahanga beni aho mabyara abana ntamenye umubare. No kuvuga ngo bakimara kukurasaga izo ndasaga bakubwira ngo n'umugisha bagusabiye wenda ngo uzakundwa buzagera hose watangiye gukurwa n'igitsina gore. Nakirayo gukundwa n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Mu gukundwa n'igitsina gore se byagiye bifatira aho ngaho cyangwa nyine nundi barasambanaga nyine kuko bagukunze umuntu yagukunze wenda ruko mugenda muganira? Nanjye ubwanye nabwo bagafitira iginshi rya buri kanya.
nabaga mfite irari rya buri kanya ko ibyo bintu bitera ubwibone, agasuzuguro, no kwiyemera, no kwikakaza, ntugire umuntu muhuza kumva ko ariwe ukomeye muri bo. Ngizi inzarati mbi, ngiki kintu gitsembye ubwoko bw'Imana ari ryo torero, bituma nshaka kubahamiriza Yesu Kristo ku mugaragaro, ari we mbaraga z'Imana, ari we pfundo ry'ubumana bwose. Ngaho nkimara kumumenya niho rero nabitangiye no guhamya ibyo nakoraga bibi. Turetse kugera hamwe utangiye guhamya ibyo wakoraga bibi cyangwa ubwira abantu ko bagomba kubivamo cyangwa kubyirinda ko ari bibi nawe umaze kubona ko ari bibi, nuko utangiye gukundwa n'igitsina gore, ari nako wenda ukora icyaha cy'ubusambanyi. Wamaze igihe ugereranyije, wamaze igihe kingana iki mu icyo cyaha cy'ubusambanyi? Kitari cyonyine gusa, hariho n'ubujura bwarimo bw'indengakamere, kuko iyo ntabonaga amafaranga yo kujya kunywa inzoga nagombaga kubona nicyo niba. Ibyo bikatuma nshobora kumenya ko nabonye mbese nanjye nkunzwe kubera ibyo nari mfite, kuko bambonaga nsengera cyane. Nyuma yaho inyungu yaho nuko naje kwayanduriramo sida. Wanduye sida hano ufite imyaka ingahe rero? Nanduye sida mfite imyaka 55. Nese wari watangiye gusambana ukuze cyangwa nyine nuko yanduye utinze ariko wari watangiye kera? Nari natangiye kera. Ufite imyaka nk'ingahe se ubu? Natangiye mfite imyaka 28. Nibwo watangiye ubusambanyi? Nta mugore wawe? Aho niba yishyize ku mugaragaro. Niho wabisize ku mugaragaro? Hari ikindi gihe wasambanaga bitari ku mugaragaro imwe? Bihishwe. Ngitigira kubera ko iwacu bari abakristo, naye nkavuga ngo ndi umukristo. Ubwo yari abakristo kandi baragiraga ibyo bya Nyabingi? Yo cyane, ahubwo nakubwira ko hari n'abapadiri twahuriraga kwa nyogokuru. Nyirandabukiye nziza waraguraga. Hari abo twahuriraga rwose. Nabo baje kuraguza? Nabo baje kuraguza. Ibintu bitabyoroshye. Hanyuma se ugiye mu ibyo bya by'ubusambanyi, reka none nirebere uri umupfumu. Ngiye kwinjira uri umupfumu neza neza nyirizina, warapfumaguraga ukabona biri gucamo, ni nk'iki watubwira uti ikintu negeze kugipfumagura bicamo kandi neza? Iby'ubupfumu nakoze, nahuye n'abantu, nabaye Kibungo muri Gisaka. Noneho nza gusanga abapfumu bahari Kamembe bagenda batanga imiti cy'inzaratsi n'ibindi, nge nkabagendaho gusa nshaka kubivumbira. Nubwo ibyo byose babinkoreraga ariko nge numvaga mbipinga. Noneho babapfumu nkabona ko babona amafaranga kandi tukiranwa nabo koko tukagendana. Bigeraho bajya bavuga ko nagenze amahanga yo muri Kongo, nzi imiti y'Abatanzania, ya Kongo n'iy'Ikibungo muri Gisaka Migongo. Ubwo bigatuma abantu banyoboka ku bwinshi. Naje rero kubarusha babapfumu bose imiti yabo maze kwikusanya, kuko iyo bakoreshaga bampaga ngo naba ari yo yitanga, bigaragara nk'aho ari ye shebuja wabo, kandi aba ari yewe ubacira ibiciro bashatse. Ibyo byose bituma abantu banyoboka. Nanjye mu miti yabo nakuragaho duke duke ntubika, duke duke ntubika, ngeri genza kumenya no kuyishakira. Muri iyo miti habagamwo inyamaswa nk'intare, imbogo, imvubu, inzovu, akanyamasyo n'ibindi ntashobora gusubiramo, mbega inyamaswa n'ibindi bisiga bitera ubwibone. Mwabikoreshaga se mubikuye he ko kubona intare ibintu bigoye? Biraboneka mu bapfumu, mu babrakoniye, sinzi ko babita abahigi, nibo bakuze kubona ibyo byose. Kandi igihe muri Gisaka aho hari abahigi benshi, bari bafite n'uburenganzira bwo kwihigira uko bashatse, kuko parike ntawe yo kwicunga, yakontorwaga n'abasirikare gusa bashaka mu interahamwe. Ubwo ubaye umupfumu kandi wikundira n'abagore, nta gihe byajyaga bigera ugakoresha imiti kugira ngo abagore bakuyoboke nanone? Icyo gihe naje kumenya imiti yo kwisiga ku mubiri, nkayishyira mu mavuta nkayisiga,
iyindi ikaba iyo kurigata kugira ngo banyumve bwangu. Ibyo byose nibyo nanyuzemo. Ariko se bikabaho akaba iyo urigata hari nk'umugore wageze usambana nawe kubwira nuko hari benshi batangiye kuva mu mahanga bakaza gufata imiti iwanjye. Uretse aba wahaye imiti se wowe hari umuntu wageze gusambana nawe bitewe n'imiti wamuhaye? Nawe ntabwo namuhaga imiti ukundi. Iyo nari ndasaze mu mubiri wanjye niyo yari mu rushiko rubashika. Nuko byari bimeze. Hanyuma rero wigaraguye mu ibyo byaha byose biza kurangira unakuyemo sida. Gukuramo sida hari wakibaza tese mu ibyo byose wakoraga nta mugore wari ufite umugore waribanaga byari bimeze bite? Nagiraga umugore nawe tudasezeranye. Aragenda ansigiye umwana w'imyaka 2. Uwo mwana ni mukuru nawe afite imyaka 21 kandi afite umwana w'imyaka 4. Icyanzanye hano ukuvuga ngo nerurira abantu mbabwira ibya karande. Uko karande ibyo dukora byose biratugaruka. Noneho umugore amaze kugenda hari undi inshuti ye wari waranduye sida. Ambeshya ko yagiye gusenga muri Restoration Church bakamusengera agakira sida. Yarazi ko mbimuzi uko ayirwaye. Ariko kubera ishyushyu y'imvitero kayamuriro nari ngafite ndagenda ndavuga ni nanjye noneho uyu niwe tugiye gushakana. Arije wagiraga akariro kumva biranze neza neza. Ubwo navuga ni ubwo uyu niwe twashakana tugakirizwa muri Restoration. Ariko mbanje kumusambanya. Niwe naje kumubaza ibyangombwa byuko yakiri amakaratasi ko muganga yabara mu attestation médicale. Arambesha ngo imbeba zarayiriye. Nari narangije gufata ibyo nafataga. Ndangije kwandura byambayeho imyaka 5. Nyuma y'imyaka 5 rero ngifite imyaka amezi 6 niho nagiye muri koma. Ahangaha niho nshaka kugira ngo mbere kuvuga imbaraga z'Imana aho zahereye kugira ngo mbashe gukizwa. Muri koma uko nicuzaga mu mutima wanjye Imana yagendaga inyereka aho nagiye hose kuko nabaraga inzira intambwe zose nagiyemo nshaka imiti aho nahuriraga n'abagore kumva nabyicuza ko umwana wanjye ndamutse mfuye kwitwa umwana w'umurozi kandi agifite imbaraga zo kubitwika. Aho ngaho mu gusaba Imana imbabazi n'Imana yagendaga inyereka icyo ngomba kwitunganya cyose nkumva mbitekerezaho cyane ngasubira inyuma mbona ngarukiye ku nyanja y'umuriro. Ku nyanja y'umuriro ni ahantu rwose nagiye gushakira umuti w'igiti cyitwa ruzirura kizirura imiziro, kuvuga ngo kivura imiziro yose. Hari abantu rero bari baragiye baryamana n'amatungo bansaba ko mbashakira umuti wo kubavura. Niyo nagiye gushaka cya giti cya ruzirura. Icyitonderwa umuntu ushaka kunyuva wese wumva ngo bagikuzimu ukundi mu ntambwe dutera mu bitekerezo bya buri muntu. Ibyo atekerejeho nibyo ararikiye nibyo bimujyana aho ajya. Urarikiye ijuru ugakurikira ijambo ry'Imana ukihana ukamaramaza ubukurikira inzira y'ijuru. Iyo ukurikiye iby'isi umanukana nabyo mu isi ukahinguka ku muriro ukajya mu muriro utazima. Umuriro utazima nawe wiboneye icyo ntabeshyaho umuntu nuko ntabonye ijuru, ariko ijuru ndaryizeye mu kwizera. N'ubu turaha nizeye ko ndi umunyabugingo kandi uzarazwa ijuru, nzajya mu ijuru kuko narabara amashi. Aho nicyo nashaka kubwira ngo abantu bamenye ko nageze ku nyanja y'umuriro ndataka mu Cyarabu, natatse cyane mu Cyarabu ndihana biranga, mpamagaza Imana biranga, ahubwo umuriro warushagaho gusabira kugira ngo usame. Uko nabyumvise karande ku ntari mbi wambwiye umwana wanjye imyaka 21 n'umuhungu n'umukobwa. N'umuhungu afite umwana w'imyaka 4.
ni ukuvuga ngo icyo karande wayikurikirijeho wari umusambanyi none umwana wawe nawe turaza kubireba mu ijambo ry'Imana turaza kubireba mu ijambo ry'Imana ko nawe ari umusambanyi se ibyo Imana ibuza nibyo Satani aterereza abantu ibyo Imana itubuza nibyo Satani adukoresha ugereranyije kugira ngo uve mu cyo cyaha cy'ubusambanyi wavuga ati naryamanye nibura n'abagore cyangwa n'abakobwa bangahe sinababara ahubwo icyo twari dushyizeho naho Yesu yamusanze kuri iyo nyanja y'umuriro. Yego iyo nyanja y'umuriro ariko se twayikomeza ibyo byatsi wari ugiye kureba ubu ngubu kubikoresha n'icyaha wamaze gukizwa. Kuri jewe sinapima no kugikoraho no kubyibagirwa njya mubyibagirwa mu mutwe wanjye kuko ikintu cyose ukibutse ubasubiye inyuma wibuka icyo wakoze ugasubira inyuma kurikira icyo ugezeho kuri uyu munsi inzira watangiye abari ukurikira kuko ubundi mu nzira ebyiri iyi kuzimu nayiretse ndashaka inzira y'ijuru niko bimeze ubu ntabwo kireba umugore wumva ngo ufite irari oya iby'irari ry'umubiri ntibyabaye ko menya uko ugomba kuryihanganira nuko ugomba gusaba imbaraga z'Imana. Imana ni idushoboza kuri byose. Abantu bari bazi ko abantu bakuze ngo batagira irari ry'umubiri barabeshya barabeshya nukuri nange murarigira buriya oya tabagakiza oya nuba ko nakirijwe umunsi wanjye wo gupfa iyo nza kuba nari nyibigenderamo nta nubwo nari ngifite nta mbaraga nabaga ngifite zo gukorera amafaranga ariko burya amafaranga arashukana ubutunzi nubwo nicyo kibi cy'ubutunzi. Hanyuma rero waje kuva aho ngaho nyine nimba ari Imana yagusanze Yesu niwe wambwiye ngo ihane ngukize yampamagaye gatatu arambwira ngo ihane ngukize byatewe nuko nari maze kumwibukaho nyimutekerezaho yahise ampamagara Fidel nibaza umuntu uzi izina rya Fidel mu Bayisilamu riranyobera ampamagaye izina rya Musa ampamagaye izina rya Musa niho nitabye ndavuga nuko nitabye nawe arambwira ngo ihane ngukize menya ko ari Yesu umpamagaye mpita mvuga ngo Yesu ntabara ni wowe mutabazi umwami n'umukiza ukiza ibyaha by'abantu nanjye ntundeke ntarihana nguko uko umusaraba wamanutse nkureba waka nk'umuriro atari umuriro usabira ahubwo umucyo w'umusaraba unyura muri wa muriro urazima bwashize se sigaramagaze mu ishyamba ry'umwijima cyane ucuze umwijima cyane muri iri shyamba niho hari ziriya nyamaswa zose nakoreshaga mbona iryo shyamba harimo izo nyamaswa nabihawe n'umucyo waje kuzaga muri uwo mwijima mbona haje ikintu kimeze nk'ukwezi kinini cyane kimaze kusanga niho nongeye ndataka ngo Yesu ntabara mutabaje bwa kabiri mbona wa mucyo urushijeho kumurika umucyo urushijeho kumurika mbona za nyamaswa rero nafashe agati kabari karimo muri iyo nzirukangaho ndazirukana mba ndakangutse maze gukanguka natangiye kubibwira abantu hari muri 2003 mu kwezi kwa 12 ntangira kubibwira abantu ngiye mbibwira abantu bamwe bakambwira ngo umuyisilamu ntashobora kwerekwa iby'Imana n'abayisilamu nabibabwira bakambwira ngo ni abazimu ngo niseye ngo ni abazimu banteye ngo ntabwo habaho iyerekwa cyangwa se kubonekerwa barabipinga cyane ibyo byose mba mu rungabangabo kugera ubwo bigeze 2008 ariko 2008 nakunda gusoma ijambo ry'Imana nubwo ritamfashaga ngo mbe nava mu bwisilamu nari narabaswe cyane n'idini y'ubwisilamu
ariko Yesu niwe wampakaniye kuko ntagomba kugendera ku idini, ngomba kubwira abantu bose muri rusange, abakijijwe, abadakijijwe, ab'imbata, ab'umudendezo, bose bakamenya Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Muri uko guhamagarwa kwawe ntago byajyaga bisa n'ibikugora bitewe n'ibyo watekerezaga, wenda hari nk'ikintu ushobora kuba warahuye nacyo kiza mu bupfumu ukavuga ati ikintu nzakirekara, nta cyakugongaga wahuye nacyo mu bupfumu? Byaragombye, byarangoye, byarakugoye. n'umunsi wo kwihana nari nanze kwihana, noneho nuba ambwira ati ubuvugana nawe ntabwo ari umupfumu. Nari nzi ko uwo mupfumu ashaka kugira ngo ndeke ibyanjye nsigare ndi umukene. Ndamubaza ngo none ko ntica ari ukuvura mvura, bishoboka bite kugira ngo ndeke umurimo wanjye? Yesu arambwira ngo uwo ureba si umupfumu, ni jye wakwizaniye kugira ngo nkwiyereke, mbese ntundeba. Ndamwibaza ukuntu mureba, ndarangaguza mbura umuntu. Arambwira ngo ntunyumva, n'ubu nturambona nturanyumva, ngo ni jye wakwizaniye. Niwihana ukamaramaza ugatwika iriya miti yose bakoreshaga, nanjye nzabana nawe, nzakorana nawe imirimo y'ubutwari, nzagendana nawe, nzakorana nawe imirimo ikomeye y'ubutwari. Iyi miti wakoreshaga nzakuguza izindi mbaraga zo kuvura udakoresheje imiti. Uku niko mpagaze mu gusenga. Umurimo wanjye nahisemo niwo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kugenda mburira abantu kuva mu byaha uko nshobojwe. Iyo uko mbonye tike ngomba kugira uburyo ngomba kugira icyo sigira abana mu rugo, nanjye ngakomeza urugendo. Uko mbonye tike ndagenda. Nk'ubu ndahangaha narabona tike, Imana itarama tike, itarampagurutse ngo nsubire mu rugo, sinasubira mu rugo, ahubwo nakomeza urugendo nkajya n'ahandi. Niko nkora. Nuko bimeze buriya? Nuko bimeze. Nuko bimeze. Ubu ndi no kuri gahunda y'Imana. Narutse no mu kwezi kwashize, bamara ukwezi ntangira kwitotoma no kwibobota, nikinzira yo gutaha. Ngeze mu rugo namaze icyumweru kimwe, yongera irangarura. Garuka muri Kigali. Ngaruka muri Kigali. Ishaka kusazira muri Kigali. No kuhatura nzahatura. No kuhatura zahatura. Nzahatura mu izina rya Yesu. Imyaka 55 ni ikintu umuntu atasobanura umuntu nyene muri za karande. Ku myaka 55 kugira ngo wandure sida, wumvaga n'ubundi gifite bwa bushake bwo kugomba gusambana cyane, byabaga bikurimo rwose bihata umutima. Urumva ko byari birenze. Ariko ubundi hari umuntu wakibaza kujya mu bupfumu n'ibiki, abantu benshi bakunda kuvuga ko ari ugushaka indonke. Wakuze mu rugo bimeze bite? Hari amafaranga, yari nta buzima, cyangwa bajyaga mu bupfumu nyine gushaka amafaranga? Ni ibintu bya karande cyangwa bari babigiyemo bagiye gushaka amafaranga? Oya, kenshi babikoreraga kwishakira icyubahiro. Nta nubwo papa yabikoreraga, yarakoreraga abazungu, yari umupolisi. Mega abantu bari kera bari nk'abaplantari nabo b'abapolisi, akorana n'abazungu. Ubwo rero nta kintu twari tubuze, twari dufite n'amasambu, dufite n'intoki zera n'ibindi. Nagize ngo wenda babikoreraga ubukene, yari ingeso. Kandi dufite amakawa n'intoki, kandi papa akora, ibyo byose nta cyari kibuze. Fide, hanyuma rero dusoza ikiganiro cyacu, bantange nimero umuntu wagushaka yakubona. Nimero yanjye ni 078 95 17 31 4 078 95 17 31 4. Okay, nta kindi kiri mutima wabwira badukurikiye? Ikindi nabwira badukurikiye nuko muri izi karande ndagira ngo mbasome ijambo ry'Imana, mu by'Imana yagiye yamagana ku Bayisiraheli kugeza n'ubu ngubu. Ijambo ry'Imana ntiribora, ijambo ry'Imana ntirihinduka. Icyo yavuze ni icyo tugomba kugenderaho na n'uyu munsi, n'abana bacu n'abazadukomokaho bose kugeza ku buvivi, kuko Imana ibivuga. Genzi we umusambanyi
umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Amen. Buraseka. Ako kantu wari kukarangurura. Umuntu nasambana n'umugore wundi, usambanye na mukamugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibazabura kwicwa. Bivuga ngo ubu ngubu kwicwa kwawe ni Gehinomu, ntawe ukigutera amabuye, ntawe ukigutemagura, ariko Gehinomu iragutegereje. Warangije gucirwa witeka niba wasambanaga, ntuhunye. Waba umusambanyi itangira ubireke uyu munsi. Ntacyo bimaze. Oya, waramyaga ibigirwamana bireke. Nabibayemo. Mbabwira ibintu nabayemo. Mbabwira ibintu nakoze byose by'ubusambanyi n'ibindi. Nuva ikintu nagambariye ni ukubwira ngo ibi byaha byose kuko nabiciyemo waba ubirimo uyu munsi, waba ugisambana, waba ugitingana, waba ugifite urwango mu mutima wawe, waba ukibeshya. Kubeshya ni inzigo mbi cyane ku Mana. Waba uri n'umunyabugugu birahagije kutarekura wizi biri mu gishya myinshi. Duba nibuyemerera turafatika igitabo, somera kakanu reka tubanza turebe nanone ibite umurongo wa 13 turageza kuri 13. Ariko ze kwasete kuraka gusa 11 baravuga ngo usambana na mukase aba yambitse se ubusa, bombi ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. 12 umuntu nasambana n'umukazana we, bombi ntibakabure kwicwa, bazaba bavanze ibidahuye. Urubanza rwabo rw'amaraso ye niwe ruzahama. Ibidahuye se ko 13 umugabo natingana n'undi, bombi bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa. Urubanza rwabo rw'amaraso azabajyaho. Baste murakoze Imana y'umugisha, bakaba badukurikiye. Yanavuze ku kintu icyo ari cyose cy'icyaha, ntitwavuze ku busambanyi cyangwa ngo tuvuge kuramya ibigirwamana gusa. Icyaha ni ikigirwamana imbere y'Imana. Icyo bamburiraho abantu ni ukwihana ibyaha, bakagira kwezwa, bakizera ko bogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo basa. Nguko rero gutungana imbere y'Imana. Ntabwo ndahangaha kubw'idini runaka, ndabwira buri muntu wese unyumva undeba kuri iyi kamera niyisuzume mu mutima we, ndareba ishusho yanjye, arebe ishusho y'umuntu w'imbere mu mutima we, niba bahamanijwe n'umwuka wera akaba arimo Kristo neza. Lakini ngendera no guhamya ibyaha nanyuzemo, ko nabinyuzemo, Yesu akabimbabarira. Waba uyu munsi urwaye uburwayi bwo bwose, kanseri, diyabete, sida, hepatite C, ibindi byose, ibyaha gusa nibwo burwayi bubi, nabyo rero birakira kubwo kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Waba urwaye ukamara ukuboko hejuru ko wihana guhera uyu munsi ibyaha wagenderagamo, ukareba agakiza k'Imana, ukareba ukuboko kw'Imana kugukoraho, nubwo ndari kumwe nawe, Imana irakugira neza kubwo kuyemerera gucishwa bugufi. Amen. Senga ikiganiro gisoze kugira ngo abadukurikiye kibe cyafashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tugisengera ubundi ikiganiro kigane ku musozo buratuzongera.
Mana yacu uri nziza, uri Imana yera kandi urakiranuka. Uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ikiza abarwayi. Hari benshi ubu ngubu bari mu bitaro, hari abandi barwariye mu ngo zabo, hari abari kuri materinite, hari abagumbye batarabona abana, hari ababikiwe amakwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndumva hari ikiganiro tugiye kuzakorana ngwereke ingaruka z'ubugumba n'ubupfakazi n'ibindi byose bituruka kuri izi karande. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana igira neza nibagirire neza, Imana itabara nitabara ubwoko bwayo, Imana igaburira abashonji. Hari benshi bashonje, hari abambaye ubusa, hari abadafiteho kuba. Abo bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wo nizeye. Amen.